Sugar banana, my sweetie mutima. You look perfect, whatever you wear. Killing me inside. You killing me inside. Se wahuye na Yesu. Mama inde kana ucuza ikigaji. Yiko. Papa Yesu uramuzi ariko. Yapfuye cyane nabonye kugenda. Ndumwana w'umuhugu cyane. Ashafite amenyo sha. Afite amenyo y'umukara. Abozo mama motari nateze. Nta kibazo no kuri kuyumva ari ibintu byoroshye biri aho ngaho. Uzi gutega umumotari kuri TONALITE mwana wanjye. None se usanzwe ugenda niki? Ngenda nigise karemano gakondo. Kuko ntago shira. Mukaba nka Janete na Muzi. Ntago namushingira. Sinamushingira business. Business namushi. Ndakwiye mibuze ubwo narakujinga business. Nasubunje ku muhanda ndudi nkweto. Shire mugurira ikoroshi. Ntago uri koroshi. Niyo business yonyine ibaho. Nose business we tari mu mufuka. Ntago wamushingira alimentation. Ye! Alimentation. Uziko n'amata bayangurira. Mfite umugore mwana wanjye utansengera mwana wanjye. Buriya icyakoze cyo nababwira bano bajama. Hari bajye batandukanya gukura mu bwonko no kugira ubwonko bukuze. Ese tunari iwanyu barabizi ko washatse? Yego arabizi. Barabizi? Itera ry'ivi bari baje kuhira. Mwari muri kubipanga. Uko cyagenda umuntu mutera ivi ntago ngiye gutaha. Twari twigumira inanga y'Kigali n'ubu. Kujya hapa agugenda mina imwehe cyane yamubonye bari yagenda ku mazi ariko gutaha. Ariko dagekera none ngize ntarumikwa. Narasenze zamani numvuga na Yesu w'umuzayirwa. Yes, ndagusuje cyane wo kurikiye Good News TV nk'ibisanzwe aracyari umuhungu wanyu AB Godwin. Mbashimira mwese abantu mwagize kwihangana. Cyane yari imaze igihe nta kintu kijyaho, impamvu murayimenya vuba cyane. Yes, abantu bari hanze mwese nkomeje kubashimira namwe nago mwagiye kure comment zanyu mubaza bimeze bite ko nta biganiro ko ntaki ariko ngo ibintu ni fresh ngira ngo muranabibona imbere yanyu. Tonali komeza ikiganiro mwana wanjye. Nago komeza introduction. Wanyweye agake se sha? Shari dokomba. Shari dokomba rero hari ukuntu mbivugitse ga champagne. Kera umuntu yabaga yanyweye kugira ngo yumvishe abantu ko yanyweye. Yaturaga umubi. Hari ukuntu champagne. We wumvishaga iki? Hari ukuntu champagne murumva nyine ivugitse nka shari dokomba. Champagne. Shari dokomba se niki? Shari dokomba sira mashini y'intambara. Narize kukitwa machine dokomba. Ese share cyangwa ni igishari. Igishari cy'intamba. Okay. Bamwita TONALITE ni umuhanzi maze ko bajyaga bakwita umukomedi. Ntibashaka. Hakore nawe. Ngese n'ubonderega abahanzi barakennye. Arya filime yawe yitwaga ngwiki. Imwe ya mbere nakoraga bikakatifu. Asa bikakatifu dore ko byari bimeze. Oya banza usobanure nka bikakatifu iryo zina. Kuri televiziyo Rwanda nk'impuguke batumiye. Okay. Ubu tugiye nk'impuguke. Mu by'ukuri reka nkubwire. Ndagira ngo nanjye mbanze mbaze nk'impuguke. Uretse gatoya. Ndaje gusubiza nk'impuguke. TONALITE urabona. Ninde bakeye ni Barore cyangwa ni Fredina? Ubwo ni Barore. Okay. Urabona hari filime wajya gukora. Izo filime ko zahagaze zitwaga bikakatifu. Bikakatifu mu mpugukirasekeje. Bikakatifu ari nka tribe y'abantu bo mu mashyamba ya Forêt Equatoriale. Bakure. Akose TONALITE. Akora bisobanura nk'impuguke. No. Kandi impuguke nyine ndakiriwe kuri bikakatifu ryavuye cyane. Erega mu by'ukuri ari ibintu mutazi by'abakomuniste. Muri komunisme. Komuniste na komunisme byose si bikingiranye. Mu by'ukuri Barore birashingiranye. Komunisme ubwo ni inkobwa. Komuniste akaba ari impungu. Ni ingabo n'ingore. Mu by'ukuri iriya bikakatifu urabona bikakatifu ari ukuntu twashaka kuvuga ngo bitagatifu. Ibintu bitagatifu nyine. Ibintu bitagatifu. Ariko bitagatifu mu buryo bwa art, nkumva ntago bwa art.
aha waruvuze are haye mu gifaransa ati bayita ngwiki ni ati nyine mu gifaransa ati so si ati oya ati ni cyongereza menya ari ara huko oya ari oya hari are y'ibintu by'ubuso ati ni ari ngo kwicungana baki artiste ikibazo nonegewe none se umva nkuba nibyo mu muryango w'abasikete ko nkomeje kunguka twari batata abasikete bari batata yari nge na busikete na nyarudindiri none kumva ako busikete disi ubu gica ndakunda ndaje kabaze mpuguke nkumva ibintu bitagatifu ntago bisoundinga neza nkabikakatifu ese wowe washakaga ibisoundinga neza bidafite ubusobanuro ubusobanuro se nibiki ese bikakatifu bifite ubuse wowe utabizi wowe ntabyo uzi nk'umuntu akaza kubwira ngo uruvu ngo inki uruvu ari ibintu utazi uruvu kandi nduzi utaruzi ntago byabaho ko ntaruzi mubwira ikintu utazi intagarasoryo man bro intagarasoryo ndazi ntago uri umunyakigali oya ikigali zarahabaga man twajyaga ibitugunguru ibyo ni ibitunguru cyane ibitunguru byituze ni ibitunguru byituze bikazana inda imbere ibitunguru bifite imbere ibitunguru ni ibiki ibitugunguru ni ibintu byajyaga bikunze kwera mu gihuru ni amatugunguru ibitugunguru twese twabyitaga ariko we depend to area area my English is like English of Pan-Africanists no kuvuga ibitugunguru ni ibintu byajyaga byera twajyaga tubikuraho hafi n'imizi hafi byo niba ari imbuto nazo byari ibimera se byari ni ikimera ibyatsi ni ikimera twajya tubisarura tubifata twagiye kuragira ihene tukabiguha mu bihuru tukabivanamo tukabyirira ariko uko umuntu akwitegereje neza abona wararagiye ihene umbonyamo ihembe urandebye ubona ndi ihene ariko buri ihene y'ingabo urasi impenebere cyangwa impenebere sekurume impenebere oya sekurume se ko ari ihene ni ihene y'ikigabo impenebere ni ingore kwajemo ibere impenure impenure ni ijipo y'ihene impenure ubundi ijipo y'ihene niyo bakaba yitwa impenure twagiye turacyari kuri bikakatifu bikakatifu noneho rero nyine mbona nkajya numva byari ukuri nyine umva ikintu nkumva niba cyasoundinga neza mu matwi y'abantu kuko iyo ngo cyaba kidafite ubusobanuro niyo cyaba kidafite ubusobanuro ntabwo bindeba mbanza umva uzacyumva sazabifata ndwana n'ikintu abantu bari bwumve mu bwonko kikabakurura cyane utitaye kuko bari bugifate niyo ndi kwandika filime cyangwa indirimbo mpita nifata nk'umuntu uri kuyumva wigira umwumvi wawe umwumviritse wawe umwumvi wiyumva ngene itarigira umwimvi umwiyumvi no nkiyumva mu bwiyumvi nyine bwinshi mu bwiyumvo nkiyumva nyine nkumva n'ibisibye ibintu ari jewe uri kubyumva byankurura byabise byansetsa nakumva bitansetsa nkabyihorera kandi ugurabanza ugaseka ntasetse Tonali nshakira ikintu washaka guha abantu uri kumva je nshatse ukabanza ukacyumva nanasekana none ngaho seka iyo microphone no mikoro no ikibazo kiro mikoro imeze aromose asa nko hejuru hose no mukara nago Tonali uko wasaze ikintu gitangaje umuntu afashe ku mutwe akahasesha nko akahasesha nko ku maguru ku maguru ya mikoro ku kibuno none se reka nkubaze sibyo ubwo mikrofone iragusekeje ubwo bivuze ngo tayari iyo mikrofone uhita uyiha abantu babonye gusekeje ubwo nabo bazasekeje none uzi none nkabira biboro bya biremere bya stand up comedy ikintu kinse muri zone stand up comedy hari nk'ukuntu umuntu azangwa aje stand up comedy yivuge wihuta ni nde yapfuye asa nk'umusetsi neza ugende guseka iki urumva muri stand up comedy
hari ikintu kinsitsa mu cyonyine gusa ni ukuntu umuntu aza aje afite gahunda yo gusetsa abantu no kubavuza ikintu kidasekeje nicyo kintu kitakinyica ngenda ko nicyo kigusetsa ukuntu avuze ibintu bidasekeje hari igihaza umuntu ngo yemwe ngo noneho ngo ndaza ngo maze ngo kuhagera ngo mbona ngo umugabo ngo arandebye ngo kayagera ngo ahita agenda ngo noneho ngo ahita ngo agenda ugategereza ko agira ikintu yongera iyo numvise nta kintu yongera iyo mpita kwenuka ariko mama nanjye hari igihe bajya kunomina abantu bari bukore ugasanga hari abo bakuye ku muhanda nta batamubajije ngo ukora iki we yaje gutyo gusa nijya kubwira na story ndi kuvuga ibiki ahubwo wa mugani uri kuvuga ibiki wo aho nahereye ubundi nasaze mu biki ko rubanda barushywa n'ubusa ndagira ngo tubanze kwanza twigire no mu miziki nge nta nubwo naguherukaga mani yaciyeho iminsi myinshi cyane myinshi bya danje imiziki bigeze mbo imiziki noneho ndabica mu gihe ntari impari rwose nibereye mu bintu bitari byiza zagimana ngo niwe usigaye managing ngo niwe usigaye managing wowe sha ako gerana ku managing nge Imana impaye ubushobozi ubundi se ku managing barabikopa nubwo banabikopa sibyo wasohoye akaririmbo sibyo bakita you I love you I see yeah ufata umwanzuro wo gukora video irimo amafaranga make ashoboka video harimo amafaranga menshi irimo amafaranga menshi nukuri kose angahe abazo motari nateze nta kibazo no kuri kujya wumva ari ibintu byoroshye biri aho ngaho uzi gutega umumotari kuri tonalite mwana wanjye none se usanzwe ugenda niki ngenda nigise karemano gakondo nemukira umuco ako tonali reka tujye dushimira Imana uribuka ukize Kigali kwavaga ikanombe n'amaguru ukajya kureba Irene n'amaguru ubundi dore ukuntu byagendaga nge navaga Iremera nkahita kunza ubundi rinyange hano Kigali yo gutega yari hariya Iremera muri gare aho naba ngiye hose no gutega kugera Iremera gusa gutega nagera Iremera byabaga birangiye ahasigaye hose ni wamigo wabaga ugeze aho ugiye nabaga ngeze aho ngiye mbese mu buzima bwawe wabayeho ugiremera gusa ubundi hasigaye nka hatigitana wa Mirenge wavaga Iremera n'amaguru ukajya Igikondo n'amaguru ku isibo ariko ndibuze no kugaruka oya noneho nkajya mbona nabwo muri ndahabi nkabona rene ntago namwakatike amaye ikiganiro nari mpwabaye ugishaka ngishaka umwake nitike umubwire ngo wampaye tike ubutaha atanyemereye akavuga ati umukarita sara nkonsoma ugataha nk'umuntu ufite umutaximeni hanze ahita akambwira ndagiye rero ni kwihuta atazi kuri gukwepa iyo rero imodoka yanyuragaho rero nahita garitaba telefone agire ngo ndacyari muri karitsiye ngo ndayifatira imbere kandi yajyaga guca umani mwari kumwe ukabona we arigende baragahita avuga ngo tunari we nta nibyo yarazi yagiraga ngo nateze oya ahubwo yabaga azi ngo watezuza yakunyura akavuga ati buriya taxi agiye kuyifatira imbere cyangwa moto mafikezora ngewe enoki cyakoze uri ku gashati keza mwana reka ibintu by'amashati ubu waje muri African style no mutinganyi w'umuzungu ngwiki no mutinganyi w'umuzungu wazamukiye mu ishusho y'umwirabura nkorera ino shati arimo arategura season kwanda season 1 karakana nk'umutinganyi w'umuzungu karanze nari nka buri bitekereje nge nawe n'ubu sindamenya kwanda bisobanuye iki kwanda no kwaguka nge mba numva ari kwanda vura baciyemo kabiri oya kwanda bira bintu rega gina bimenye ndi muri secondaire mu wa mbere nkitangira kwanda byari bihari se nicyo gihe yego kwanda bifite ko biri nko mu rurimi rw'urunyakirima yego bisobanuye nyine kwanda bisubwa no muri kwaguka nyine kwaguka kwanda biri kumwe no kuranda no kurandaga sha mwana wacu nawe rwose yego wasohoye indirimbo yitwa IC mu kuyisohora rero irabona narinzi ko gisohora kuri Saint Valentin nako mbere ya Saint Valentin nijoro bikomeza kwanga kuki wayiteguriye Saint Valentin sasa hari umuntu wayiteganyiriza iyo ndirimbo ari nziza nyine kuki wowe wahise utekereza Saint Valentin ya ndirimbo se hariya wari wagakora ubukwe wari wagakora ubukwe oya nari narakora ubukwe urumva aba ufoye
no iriya ndirimbo yari ya sheri Muheto we Muheto ayo Muheto we Muheto genda urakunzwe mfite umugore mwana wanjye utansengera mwana wanjye ntago yari ya Muheto ntago tujya tuba seriye uzigenza abera seriye wapfuye oya bambwiye ikintu cyamanitse izuba cyabakagerekana ryari riteretse ku isi mbere yuko barimanika harahiye cyangwa bakavuga ikintu isifasheho cyangwa bakambwira ninde yapfuye cyane inde cyangwa umuntu wavutse kuri Noheli bakambwira ukuntu atari musenyeri cyane iriya ndirimbo wari uyiteze ko izaba nziza kuriya mbo iriya boro nagiye muri studio hari indirimbo nigeze nandika zi yuko nzayihereza Yago nyine tuzi ko uzayihereza Yago noneho rero tubanze dusubire inyuma gato uzayihande ezayiha Yago Pondate noneho nagiye muri studio nzi ko ari ngiye gukora none ngeze muri studio nsanga kuko nyine twaraganiriye na Yago nyine kuri chat nyine twari tuganira nkumva nyine ntago biri kuvamo fresh yes bitewe no kuntu nyine kugira ngo biri kunsubiza n'iki kumva ntago biri kuvamo neza ariko Yago ni imbere cyane nyuma yankubise ikiganiro kimeze neza ari fresh ibyo Yago ni imbere ndayago dukomeza yego noneho mpita njya muri studio ko nayo ni rukundo n'ubundi mpita mvuga indirimbo ko ari nziza ubundi kwitanga nshaka iki reka njye muri studio kuyikora umva yabashwadiro kuri yego kuri Saint Valentin yaba ari nziza cyane noneho ngeze muri studio mpita sanga Giovanni Muriro yakoze beat yanjye n'ubundi Giovanni n'umuntu wanjye cyane yakoze beat imeze neza ahita yibika avuga karo kazagahereze umuhwere wanjye umuhwere so waranahwereye gagara nagugagara nta cyabaye noneho ahita yinyumvisha ati boro reka tuyikorere yandikiremo tuyihereze nahise ko nicara gutya nibyo tarumva no ko tuyihereze Pondate oya twarayiponda tuya huko warayimwatse ntago ari iriye we indirimbo yindi ngiye ndi kwandika nandika digenge nta na beat mfite beat ndi kuyumva mu mutwe ariko ngeze yo nsanga yakoze indi beat itandukanye niyo mfite mu mutwe yego rero abari yo mpita ko nandikiramo ahita havamo iriya IC nanditse nyine akantu k'urukundo yego ka IC IC abari yo rero mpita ko harimo n'icyongereza man je why no English bro don't you know me harimo icyongereza kirimba gute sasa Sugar banana, my sweetie mutima, you look perfect, whatever you wear, killing me inside. You killing me inside. Sego tonali. Uzuko jiririmba wirya. Ega je bari umuzungu w'umutinganyi wazamukiye mu ishusho yo kwanda. Noneho Yago abarayipostinze. Ntagaririye. Ntagariyo iyo ntagariyo iyo postinze mwakoranye na Move yego mwe nakoranye na Move ko nagiye kuri comment isanga Yago ya commentinzeho ngira ngo ira boro ntabwo ari ya Pondate ugira ngo channel ntagariyo ya post ya commentinzeho bajya batwiyitirira babiyitirira kabisa abantu bita basaza tarabasa barakuyitirira kandi uzi ibintu wowe ufite kwiyitirira iyo urebye ibintu ufite ukabona bakwiyitirira ubagirira impuhwe birahambabaza noneho mpita ko njya nyikandaho mbona uko ni Yago ngiye no kuri Instagram yiwe nsanga yayipostinze nanjye ndakwereka kuri WhatsApp ngiye umusaza uyinyohereza n'ubundi urukiri hirya iriye uhita kwinyoherereza nayo nkiri kwanda uri muri season ya karindwi kora muri ngo babimushimuta Yago mwari musanzwe muvugana ntabwo byari bisanzwe muri showbiz nkuko even my number atarayisevinga nari muzi najyaga muhamagara inshuro nyinshi ariko nyizi nahangaha yigeza mborokaho ndabyibuka wigeze jewe bundi ntabwo njya mpamagara umuntu even nawe urabizi ko ntajya nigeze guhamagara rimwe ntabwo mpamagara inshuro nka 500 ntabwo njya mpamagara umuntu oya urahamagara kabisa ukavuga uti jewe oya gona ndamuhamagara sha mvuga ati umukaritasi ni umupfumu ariko nyuma yuko akubrotse yakweretse yuko mana gufitiye urukundo n'umuziki wawe ikintu cyakoze nabonye kuri bano batipe bo muri showbiz hano mu Rwanda even na Raki ari mu bantu twahuye nawe mu banyamakuru bwa mbere even na mbere ya Rena ariko ikintu nabonye bano banyamakuru benshi naba materialist bakunda ibintu bihari bakunda ibintu bigaragara bigaragara ntago waza imbere yabo nta kintu ufite kugira ngo babwire ngo ndarenze urenze ute
urenze ande sasa urenze ndi ninde yapfuye ninde yagombona yabipostinze even none ngiye no kuri status mitambona namba yanjye yayisavinze mitamvuga ni waneza noneho rero ni free tumva yuko byaciyemo mitamurabura rero nti kiganiro niki ahita kwambwira ati ntari wasi dukore turakubita mwakoze ikiganiro arangije aravuga ngo nabonye arimo aravuga ngo imbaraga afite zose n'ubushobozi bwiwe azagufasha cyane burangwa agiye no kuzigiye gushisha kubera agiye bashyiriye igipara ntese igipara kiraza guhurira he sasa no kuba agiye kugufasha jewe wowe barajya babona ari impuguke ngo iki birahurira he nyine barajya babona ari impuguke byibuze wenda yari kuba agiye gushyira ari impuguke igiye gufasha indi byibuze yari kuba agiye gushyira inyogosho nk'iyo yawe ariko nanone umbwira ngo agiye kwiyogoshesha igipara aho ngaho urambeshye kuko bahita babona nyine ari impuguke igiye gufasha indi mpuguke n'ubagahita bavuga ati intite ebyiri zigiye gukora urutirigongo mbuze amagambo yari yashyizeho ku ndirimbo yawe yari amagambo ubona yuko harimo urukundo rwa music kabisa sibyo yari yabwiye abantu ati uyu muhungu mumwitege mwitonde they have turi kunyaz this man twagiye kuri fasi yawe n'utuntu yari yakunzemo ndatwibuka nkimutereta bati ibite tonalite kufashe karamite wabuze iki mwisiti uzavanga imiziki na za jigijigi kuwo mwana utamuguma na udakoma ipati pata ndaca inyama ndarya ntungurwa nuko yikora Friday niwamubona bayacomo ibaza umwaruhuza na Loki abitse na namba ya Dumba yakigondera Hennessy shobora kubasa bana yewe uvuze mu kimwana wawe ego sereka nkubaza indirimbo ko nijye wiyanditse nkaho hari umuntu ari gucyurira mvuririmbi ibintu nawe wacyuriraga nde mwana nawe meze nkaho harimo inyuro wacyuriraga umuntu habe nawe ira bora sinzo kuno yaraje muvu yarambwiye ngo yakoze ngo beat ngo wankubise ngo waratse kubita kana ndavuga ntumusaza ko ajya nkubita boro zimeze fresh zindirimbo ajya mfasha mu byenye no gukora indirimbo gute nagigira kumuhereza indirimbo no monde dukubita gakoraba yego mpita mvuga nti reka mbikore numvise nabazi kuririmba impuvu nawe arabizi tu Vase indirimbo mpita gicyura ndambwa nanyohereze beat arayinyoherereza indirimbo ndayandika mu rugo mu gitondo ndambwa yarangiye duhita gutuye ku recording ari mu tuntu uba wumva yuko turimo ubu professionnel bwinshi ni impuguke rega yewe nibyo mbabwira oya kankubwire wa mwana we nye muri bato buriya mutarakura iriya vase ngubwira utuntu turi professionnel turimo nkimutereta bati ibite tonalite kufashe karamite ni iki ibiza ibiza ururimi ufashe ikiza karamite ni ibiza mu gifaransa calamities twagiye ati kufashe ikiza wabuze iki mwisiti uzavanga imiziki na za jigijigi ivutitiko kuwo mwana utamuguma na udafoka ipati pata ndaca inyama ndarya nese ndagiga nako garuka kumvanya abanyakigali abanega b'ikigali ese wanyu ntaza ndagiga zibayo kugiga sha umuzo wabwira umuntu ngo nagiye oya nagiye mare nagiye nariye ngo nariye ngo nagiye abijya ahantu ari rya harya yavuga niho nakantu nagakuye kwa cyane ku gipara ngo barangajga nakavanye ku gipara barangajgaga ngo ku gipara ibintu byo kugiga ni nka cari wiyogoshesheje uruhara wamukunda kereka ari nge wiyogoshesheje uruhara yahita nyanga ariko zimpamvu se usanga imitwe y'abahungu n'iy'abakobwa idateye kimwe ariko Pamela we nabonye yarakomeje kuba mwiza yakomeje kuba mwiza nyine imitwe y'abakobwa bakeya bashyireye ipara bakakomeza bakaba beza mwana wanjye hari umukobwa mu buzima bwawe uzi washyiraho uruhara akabafo ndabazi mwana wa hari abakobwa bafite imitwe imeze nk'inyubako za ntusi zubatswe ku wa gatandatu zimeze nk'insengero z'abadive abatapera cyangwa bitaga arabajya bitaga abamaranata nibo baravuyemo bitaga abamaranata nibo bagiraga insengero zisekeje bari banazwi cyane hari abapetire b'iwacu bajya gutombora ibintu muri mba za maranata muri twumvaga natwagiye kuturokirita muri maranata ndikumva nshaka nko kumva indirimbo utarashyira hanze yego yawe
mani nakayabo ni nyinshi Yindi twarimbiraga kwa isa niri hafi kwa Maji. isa nkiri hafi yenda gusohoka bakaritazi ko barakaye mwana cyangwa tubibutse ibisazi oye ni meze zirasohoka nabiririmbyo ibisazi byo hagati y'ibisa none hangaha ni harimo indirimbo imwe ibisazi mu kwa gatanu numva ko mbabwira noneho nitaza no mu kwa gatanu uzikomeze noneho baza mubwira izina iyo ry'Imana ndirimbo yawe ibisazi yaburetse ni album iyo ndirimbo yawe yabaye nka album yafata ku mavuta noneho ibisazi mva mubwira ibisazi mu kwa gatanu nitaza sha umusa ntibazanterekera oya nukuri kose twagiye turahera ku bisazi turahera kuki sinzi aho turahera njye mbano z'imirongo nosigaye mfite imirongo nka 500 oya tahipata ubwonko ubutse ugururengarutse abahungu barasaze bakuntwara ntacunze nibashona ko wankunze ubu ni wowe nisunze niba kuvugisha uzaharuke niba gukora utaruke sinzatinda nzaza nta nundi nzaraza nzaba ntari cyaka uzakimara ninza cyakoze yewe no Kirisizi yigeze ngo ari nongeye ko kubita Kanyarwanda abo baniga no buri ndirimbo yose yafashe hit ngiye kujya gukora ka version kayo ujya kujya ukora remix ndagapfusha rukara ntaga remix ni manga yayo okay no turebe nk'i Burundi wafata iyi Burundi yarye ndamuginiga uko Dramati niwe mu Dramati ujye kunda gukoma tondo nkivyuka nikoze imihanda bukira nihiringa nkambaza rugira nkamwereka umukunzi gamurindira amayira hansala umunyafurika bankirika henshi nshaka imiduga ngo ngutembereze kejina buja ndabica barafabaragiye ko kubita Kanyarwanda na Karundi kebete umurundi n'ikibero ugiye kwahuka indirimbo zabo ngiye ko kubitiraho boro zigiye zihuye na gutya zakoze amahiti ugiye kubavugurura noneho nziririmbe neza kubarusha niko kantu ugiye kuvangamo tukiri aho ngaho madame ameze gute sasa noneho agaswibanga araho tu araho ari mu rugo yego ese tunari iwanyu barabizi ko washatse yego barabizi mu itera ry'ivi bari bahari itera ry'ivi bari baje kuhira kandi ivi narariteye mu giprofito muki mu giprofito ni igiki cyo twagiye gukora indirimbo y'umujama wara profite no sanga umukaritasi yahadekoye ameze nk'abantu batereye no ariko no muri Hussein ngo yari afitemo gutera ivi amita mvuga n'ubundi ko narifite gahunda yo gutera ivi madame ko namaze kumutera inda njye nateye inda mbere y'ivi zinaterera ivi umuntu ntateye inda icyafashe mbere nicyo wahise afashe inda bwa mbere ndavuga ni rero madame nubundi ngiye kumuterera ivi numita mvuga nti reka bari we mpamagara nahise mbwira uramuja amatwe twakoranye indirimbo icyo gihe mpita mvuga nti giye wereka noneho nzagire mfite umuntu wanjye giye utana duca amafaranga tu azi ngo no mu fixer mugiye gushyiramo ariko yarayampaye nundi yarayampaye aya mafaranga ngo yo kuyaho umukobwa ndazana kumba ari kubaka umuryango dutwerereye nje bantu umuntu batwerereye mu ivi abandi babavuna mu ivi nje bantwerereye mu ivi mitaro ntereramo ivi iki yariye shamwana ivi shamwana ntereramo ivi muri iyo ndirimbo n'ubundi birisiriye kandi mita ntereramo ivi maze gutereramo ivi rero ubura birangije ndarangiye mitana nico none se utera ivi wabanaga n'uriya mukobwa byari muri process mwari muri kubipanga ariko cyagenda ubundi mutera ivi ntago ngiye gutaha twahise twigumira inanga y'Kigali n'ubundi yaje muri video azanye imyenda oya imyenda se nibike se bayigura wese umutahana mfite akajana kari kundi ntabwo wamushimuse mushimutaye mwana wemewe n'amategeko nese watwaye umukobwa iwabo batabizi tonari batabizi se ubundi kubimenya ni nyina nari ngiye kurongora ntako bana nyagasani naramaze ubu ngubu mubayeho neza nta kibazo
ubu barabimenya ariko ubu urugo rumeze fresh mbimeze neza cyane ndarya mu gitondo saa 6 nimugoroba kwibaruka byo kwibaruka nyine ubwo wabanje kumutera inda mbere yiwe asigaye igihe nabyo asigaye nk'amezi nk'arindwi gutya ubu afite nk'atatu ko tunarira umukobwa afite inda bifite amezi 3 mwana atatu harimo kabisa ako so ubwa mbere abyaye iri huse ko numva afite experience yo kuzihutisha niko ninde yapfuye mwana ni wakangaye mwana ni uwacu wa mbere wanyu wa mbere yego mwari mwamenye igitsina niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa barako njya kujya kwirwa mpimisha shaka tuzabyara igikire ubuze nakirwa njya gupima ayo mafaranga nose nkabihindura hiki ubundi ayo mafaranga yo kujya kurebesha neza tonari impinja zirambarana hari igisurubati cy'uruhinja kibaho cyangwa ngira ngo cy'uruhinja rw'uruhungu cyangwa rw'umukobwa ariko hari imyenda y'abakobwa y'abanyinja y'abana batoye abana bato barambarana pampe gisi nta pampe gisi gira indundi pampa ni y'umuhungu pampe yaba ari umukobwa yaba iki nta ari pampe gisi gira indundi baho nayo pampe ubundi abari y'abakobwa pampe ari y'abahungu naho Rwandex Rwandex abari yamaze gukura mu gato Ngato nari yo aka ntabyo tuzana n'ibyo tuzanapimisha ariko njoga ari gushaka yuko tuvuga ibiki ngewe kuri musa ntago muzigera mupimisha umwana ntawe tuzapimisha ase mugani wa njoga umusaza meruka ajya kumufasha abantu bakanuka ngo ndi gusekera ku mwana wikoreye amajerekani gufasha musa nagiye kumufasha ariko musa mu rugendo rw'ibintu mukora ibintu birenze cyane marize 10,000 jewe mu rugendo uzi ko rakize se nyena unakabaye ndaguze imodoka ese kurakaye hari amafaranga ari muri abatanze musa byaje kugenda gute giye muri kudukoresha ibintu ntaza ari biki musa waramufashe dutegereza ko indirimbo isohoka byarangiye gute wowe musa iki kandi na njoga agiyeyo nafashije musa igihari uri kumva musa igihari hari ikiganiro kiri bukorwa gisobanura ibya musa byose uri kumva naho aherereye nuko bimeze ubuzima bw'uko bameze indirimbo zigiye gusohoka ameze fresh bamugutwaye gute rero basi ikiganiro zo kugikora ikiganiro cyaza gukorwa no kuvuga ngo abanyamakuru ameze nk'abavuye South Africa tuzengurutswe n'abanyamakuru benshi ariko ubu nta kundi no ngewe ukuntu yanshinyaguriye ngo bantwaye Afrique ngo iki narakubwiye ngo iki ukuntu wanshinyaguriraga ngo bantwaye ngo umuhanzi ngo narakubwiye uwuhe ngo Afrique ngo narakubwiye ngo niki noneho ndaza ngufasha ngo kubaka ngo musa ngo tumugire ngo turebe ko nawe hari ikintu cyangwa umwafurikanize tumwufurikanize urumva aho kugira ngo tumwufurikanize baramufunyukurura bamujyanye ndumva njoga nta kintu ari kuvuga oya ibijyanye na musa byo abantu bihanganira bitegereze nawe warabatije mu baskete reka twivugire mani filime zarangiye gute mperuka ukora bikakatifu nawe uri umuntu ujya utangira projet umeze nka Amaji uri umuntu ujya utangira projet yagera hagati ukahita uyihagarika nta hantu iragera kure ejo bundi element baramubajije ngo no puja ngo ntago byamushimishije ko waravuye muri ntoze muri country noneho element aravuga gorese ngugira ngo umuntu ngo yakubwira ngo wenda ngo aragushaka kuko urangije primaire akakubuza kujya muri secondaire ngo nuko hakigukunze umuntu akakubuza kujya muri secondaire kandi primaire yirangije ukuvuga ngo muri country hari primaire byashoboka ubwo muri 155 am ari muri secondaire yarari maraminuza ugazayivamo je kwa muri rero bikakatifu nazo byari byo kugerageza eske abantu bashobora gukunda filime n'iki kandi igiye nkunda ibitekerezo by'abafana cyane noneho baza kumbwira bati gerageza ukora imiziki gusa yonyine kandi even filime ifite ibitekerezo byinshi cyane byo muri filime bivuze ngo wageze aho wumvira abantu ngifite ibitekerezo byinshi nase nakumvira ihene nge numva impebebo we ntago nawe wakwiyumvira icyo umutima wawe ukubwira akaba ari cyo ukora ariko ntagomba kwise nyine ntagomba gukarwa ntago ndakarwa nono abantu rero ndabumvira n'ubundi ariko nono warabumviye ntegura indi filime yitwa Isuri kuki wateguye indi filime kandi bamaze kumvira abantu ibyo bagusabye se
bose bansabye kudakora kubambwiye ngo bigera ni ndebe ubundi buryo mbivugurura none ndabivugurura rero mu buryo kugira ngo mpuze n'abantu even no muri marketing buriya uzagiye umva company menshi yagiye twara aba marketing manager ba company imwe bakayishyira ku bandi byatewe nuko babonye marketing manager wa hano hamwe ahuza n'abakiriya cyane kuko abantu dufite abantu nibo bakiriya iyo utanze rero product batari kwishimira hari ukuntu bigenda bikaba ibibazo bigapfa yego ntabwo wabyirebera views imwe nta kintu yakumarira yes niyo mpamvu rero ugomba kumva abantu kugira ngo utware ibintu mu buryo nyuma yuko bakugiriye iyo nama yuko ukora imiziki filime ukazireka ntabwo naziretse ntabwo bambwiye kuzireka barambwiye ndebe ukuntu bivugurura ku buryo bihuza n'ibyo baba bashaka nabo byari ibiki bashakaga sasa bashakaga ibintu bivuguruye erega jewe natekereza nkajya deep mu bantu hinjira mu bwonko none se wavuguruye iki ikintu rero nakoze nagitekereje nyuma maze gushaka uriya madamu twaje kubana nawe noneho nza gute ase mwana noneho ebi wagira ngo nawe ntabwo madamu ntagamuzi ukuntu muri kunse ko kumva wagira ngo sinarongoye maze gushaka noneho maze gushaka uriya madamu tuza gukora ikiganiro nawe kwa Rene n'ubundi nkora ikiganiro kwa Rene mbona kigize views zigeza mu 70 na yego 76 na yego ubimaze kunyebana 79 gutyo mpita mvugana ariko wayi iyi femo dufite ingana gutya tutayibyaza umusaruro wowe na madamu yego nza kubiganirizaho sheri noneho numva nza kumva sheri noneho nawe nta kibazo abifite kuko abadamu no nkurero bavuye mu byaro hari ukuri nyabona ngo birebera byo muri eliminati ngo byara hano ngo nibyo mu misi y'imperuka bira byo mafilime byo kujya imbere ya kamera ari ibintu by'amadayimu no sheri bamuganirije numva we abifashe nk'ibintu bisanzwe arabikunze aravuga ati nta kibazo twabikora nibo bumva ari byo twakora nka business kuko ntago sheri nka Janete ntago namushingira sinamushingira business business namushingira ndakwiyamye buze gukora nakujuga business Nasubunje ku muhanda dudi nkweto sheri mugurira ikoroshi nagura ikoroshi niyo business yonyine ibaho nose business we tari mu mufuka ntago wamushingira alimentation alimentation uziko n'amata bayangurira urumva umwana w'amata zagira ngo nta kintu nzamuha nzaguha umureti mwana wanjye nubwo wahaye Rene na buriye urumva ndamubwira nti waretse tukareba ikintu twakora mubwira ibyo nshoboye mubwira ko nshoboye kwandika filime arambwira ati Rene nanjye nshobora kuba nazikina kuko twaraganiraga akari sharp ku buryo yakora kabisa narabibonye twaraganiraga nkumva mbere ko kumbwira nanjye nkaseka uko bura we na nawe arasetsa setswa n'ubusa ariko n'umuntu usetsa ndamwumva tu nawe ukamuseka setswa n'umuseka cyangwa bari kugusetsa setswa n'ubusa nkanasetswa n'ibintu bizima nyine bisekeje ese tunarereka nkubaza nzi kubitanga iyo umuntu ari kugusetsa nta kintu na kimwe uvuye kumbwira ngo ugiye kunsetsa gusa ikintu cyose wavuga kiransetsa uko seka ibintu bibiri seka ikintu gisekeje nkano n'ikintu kidasekeje nkaze ukuntu we wari ugiye kunsetsa uziko bisekeje kandi bidasekeje ibyo nyine nshaka kubaza yego iyo umuntu agusekeje ugaseka uba uri kumuseka cyangwa uba uri guseka ibyo ari kuvuga ngomba mbaye umusega cyangwa ubaye umusetsi sinzi ikintu masetse nyine ariko manuma binsekeje tu none se nyuma yuko mufashe uwo mwanzuro kugira ngo we nawe mutangire umushinga wa film sibyo mwarakoze cyangwa ntimuratangira oya twarakoze hari iri hanze twese dukora episode ya mbere iri hanze ni filime yitwa Isuri iganisha kuki ni filime yitwa Isuri iganisha kuki iganisha ibigisera twaye nese nakiniganishaho ivuga kuki se by'impuguke bivuga filime sivuga kuki ufite filime itagifite ikintu ivuga hari n'ama episode filime itagifite ikintu ivuga muzabire mwivuze banira ibyivuze ngi n'ibitekerezo byanjye nabahaye ubwo muzavanamo ibyanyu kuri we nta kintu ivuga buriya inyundo se ntago igene gutera imisumari uzumva umuntu yayikubisa undi kandi wayikoze ibyo byose ariko wayikoze bwa mbere yarabizi ko yakubita umuntu cyane umuntu wareba ikintu kimwe akareba ikindi yagikoresha ubuzize imbuga nkoranyambaga twazikureye gucata ariko abantu bari kuzikiraho bwambure wewe dutangiye dufite ni iterambere ariko rigezweho dutangiye dufite igitekerezo initiale cyangwa initial idea
akaba ariyo dutangirana noneho abantu bo ubwabo bakikubiramo ibyabo ushobora no kuzumva bamwe bari kuvuga ngo uri kwamamaza ngo bwombo ukumva abandi bari kuvuga ngo iyi ngiyi nta filime birimo by'urukozasoni oya nta birimo ni filime y'ubwenge harimo no kujya ku kwezi harimo kujya ku kwezi tukamanura inyenyeri abantu batarabona bya bintu bya extraterrestre bazayibonamo nibyo wabategura sheria yikuye iryinyo yakwinye extraterrestre yayikuye iryinyo ngayikupise neza zombi yayikuye ijisho none se kontra yawe n'umugore wawe ivuga ngo iki y'imibanire ibintu byacu ntabwo biba mu bihe mwana yego nese muzagumana mpaka yego tuzagumana nese tunari wowe ubu ngubu nibwo ushatse sibyo wahuye n'abakobwa benshi uhura na ba muheto uhura na bande na wa undi wakwanze muri make wanyuze mu bakobwa benshi sibyo ubu ngubu uri kumva uri stable ku buryo wafashe umwanzuro w'uko ari umukobwa umufokasinzeho umwe nuhura na nyashi se ni ndewe kaburi rwengera icyo kivagundo ikiverevere icyo kigwigigwigi nyashi ni nyine ngo n'abakobwa baba bafite ngo ibibuno ngo bibuno babyita nyashi shashe nawe aragifite ndagapfusha rukara yego ikibuno ariko afite imbuno ya danje neza ku buryo nta handi wareba kugira ngo nyine kuba hari umukobwa wundi wakereka ari ibya bindi by'ingeso n'iki cyangwa bandoze ariko urabiteganya ko bakuroga cyangwa nta kintu abuze urumva bandoze sheri nawe ntiyandenganya ahubwo aba ari uburozi kandi uranabiteganya oya nabyo neganya ariko kugira ngo mve kuri madamu ngire ngo undi muntu nashobora kuba najyaho nyine byaba ari ibintu by'ingeso ariko bidafite byakugwirira nyine ariko nanone nta logique byaba bifite ariko nanone birashoboka simbizi niba byashoboka nta wamenya mu buzima bwawe watangiye gukundana ugeze i Kigali sibyo jewe ayasha ako shawuri ni engineer nakunze ibiryo reba iminsi mike ugeze i Kigali mwana Kigali waje widusangamo Nesura mwana harubwo ari Kigali oya buretse byo ndikubwira ntabwo byumva Kigali waje widusangamo urumva uraduteretanye uranadushakanye sha jewe Erega hari ikintu twita kurakara ibintu byose buri bikorana umujinya wewe wararakaye nararakaye mfite n'umujinya nzaniyita sibora hu yes tonalite yo dusoza ugiye kugira ikintu ubwira abantu nk'impuguke sibyo niturangiza twikubitire kubisaze twigendera nk'impuguke zishaba aho ndabwira icyungu nta kintu ufite wavuga wepfa kuvuga buriya cyakoze icyo nababwira abantu bajama hari bajye batandukanya gukura mu bwonko no kugira ubwonko bukuze niyo nabwiye cyakoze abantu batipe ubwo hari igihe usanga umuntu ukuze kuri wowe sometime yigira ko nkaho akurusha ubwenge ibyo nibyo yego kandi buriya ngo n'ibigoryi birakura birakura niyo mpamvu kubwira bajye batandukanya ubwonko bukuze no gukura mu bwonko icyo ni ikintu bigiye gutandukanya urugero rw'umuntu ukuze mu bwonko ukuntu aba ameze n'ufite ubwonko bukuze ni bya bindi abanyarwanda byaga bavuga ngo ntiribara umukuru nk'umuto waribonye umuto wariraye kurirara kuribona utatsira kurara no kubona se ni bimwe no ubwo bitandukaniye muri ntuze mu nyandiko gusa ariko kurirara no kuribona baba ngo warayijoro uba warayurireba bwakeye ntabwo bikunda bwakeye ubona uraye usinziriye se nase ubwo wariraye wariraye ariko utaribonye ntabwo wariraye uvuga kurara irondo subizi kurara irondo uba ugomba kurara ukanuye ibyo ndabyemera uba waraye ubona nyine uba waraye ureba urumva rero ntabwo bitandukaniye bijya gusa wenda bitandukaniye mu ntuze nakubwiye ntandukanyiriza umuntu bitandukaniye mu nyandiko nibyo nakubwiraga ni bimwe nakubwiraga byo kuvuga ngo ntiribara umukuru nk'umuto waribonye ni ukuvuga hari ikintu bisaba ko no kwihugura wowe warihuguye ngiye kwihuguraho nibyo mporamo narihuguye yego nibyo ari mwarimu wigeze tubwira ngo aza amateka bahise basohora mu ishuri bahise bagusohora mubaza amazina ya sogokuru arayibagirwa ariko ngo amateka yo mu Rwanda yose ngo arayazi mubaje amazina ya sogokuru numva ntayazi ndamubwira nti mwana wanjye rero ubwo ibindi bitari iby'iwacu kandi yavuze yuko azi ngo byose ngo by'u Rwanda arabizi kandi sogokuru ntago ari umugande ase ngo tutazi sogokuru ntibuza amateka
urumva zibyo twe kubitira ibisazi twisoreza ikiganiro twe kuba twara muri dimension ya kane ubundi mugani baracyari ku butaka harahiye Nimisazi kunambaza rurema nateye cyangwe cya kiniga nari kadage kera none ngize ntarumikwa narasenze zamani numvwa na Yesu w'umuzayirwa zaranyakiye kweri nanakambaza Mariya nindakuramutsa Mariya bati Mariya ni nyoko mumi mani bazi ko indirimbo yawe abantu bose bamaze kuyifata mu mutwe barayisohora erega this song is a song which is a singable singable dukubita igitaro cya kabiri ngo nateye ikidongo inda niko nabeshyesha ngo ndusha indembe imbogo umugora byumvisha arasara ako gahungu ngombe nkabone dushikamo navutura ngo ndakurugutuye agasimba gasumba agafundi gasumba gasimba vuga agasimba gasumba gafundi agasimba gasumba gafunda gafundi gasumba gasimba gasumba gafunda gafundi gasumba gasimba bisubiramo mwana bivuge niyo mpamvu ugira amagambo menshi wabivuze mwana rwawe ruragoroye vuga agasimba gasumba gafunda gafundi gasumba gasimba agasimba gasumba gafunda gafundi gasumba gasimba gasimba gasumba gafunda gafundi gasumba gasimba gasimba gasumba gafunda gafundi arize agasimba gasumba gafunda gafundi gasumba gasimba haje bakaruka gasindu akantu ko gusinda bishobora gutera ibibazo agasimba gasumba gafunda gafundi gasumba gasindu ngiki mwana gasumba gasinda ninde yapfuye ninde cyane muri kirize akoje Mariya mwana waje Mariya ninde yapfuye akugusuhuza jewe amina akoje pertesiya akugenda mu murigendo akugera cyane jewe kujya hapa akugenda amina imwehe cyane yamubonye Mariya agenda ku mazi ari gutaha ni Kongo cyane ndo muhungu cyane ari igisozi uzi ko ugira ngo uri busikete koko busikete hari umutibiro no muri Canada umusikete mukuru oya no musikete mukuru wabigenza ate noneho we ajya ambwira ati iyo uvuye mu kiganiro utavuze kano ka busikete yego mbona umva mpamuki ati wa busikete naramubuze twongere ariko nabo byibuze uri umusikete twagiye ubu kano kano reka nka turi umusikete mukuru aho ugiye wabuze abakisha bavuga ni indesha umutukutu aho yamubonye kire kumba urukumbaza ubundi nibwo bari byiza none se wahuye na Yesu abari indekana acuza ikigaji yiko papa Yesu uramuzi ariko yapfuye cyane nabonye kugenda ndumwana w'umuhungu cyane ashafite amenyo afite amenyo y'umukara yakugenda shari wawe uramuheruka umutukutu haruzuye ishiri wacu kiwe purusheta bwa mucoba kukuja hapa kabaye none se ariko ngo hano haruguru hapfuye umuntu yapfuye yitwa nde agasha ninde yapfuye ninde yapfuye ariko regi enoki umuntu hagarere enoki Erika yapfuye cyane agiye cyewe cyane eko sha ngure misoko kwa kangahe isoko rirema kwa kangahe reko nukireba padi yagwe penitentiya sha cyane yagwe sha agudeseka ngo nyewe ngo nyagasani ngo ukirize yagwe bwehe ngo kugenda ngo kugenda nta kibazo cyewe mari wowe urumva uzashaka ahantu uzicara abanyamakuru bajya baza bagusure bibutsa abantu baskete ikibazo ngo baskete bamuvanye mu itangazamakuru bagira ngo ni ibibazo ngo byo kutuzura nta kibazo nyandeba bino showbiz nabwo abantu basigayemo kandi wowe uruzi bose babamaramo barebye ibyo abantu batuzuye
Namuntu wasigara cyo kwa Tonali bakujyana ubona ari nde wundi bahita batwara bo ngiye bantaruke n'ubundi bo nagiye abantu benshi batasigara oje umuntu no Tonali Dafi binasubiza yes tugiye gusoza ikiganiro ariko turasozereza ku ndirimbo yitwa Muheto sibyo ako turayikunda fo n'abantu barayikunda yego iriya ndirimbo nanjye yabaye ariko ndayikunda nanjye kandi wibuka ko ari nayo yateje ibibazo rwose muri cyaze genge iyo ndirimbo yatumye ibura label rwose iranaguhira ibiganiro bya cyaze genge warakoze imbere byagiye ko nabibuze kuri YouTube bya cyaze genge barabiripotinze nta biriho rwose yego cyaze genge yabikuyeho twicomokera twagiye icyama imana nk'iki cyana kikambonera umwanya niyo ryabisegonda nari byaza umusaruro uzantunga gushyika ncomotsi duniya gifite uko kirahura nkahita nkwera gituma nkumbura gushaka uwo tuza twarahuje n'undi wowe nzamutazira akazina kawajya kunyibutsa uko natinze sinjya mara umunota nakubuze boneyeho no kwisegura ntanemize muheto vuga cya gishinwa muheto diwanandu muheto nyaminga w'uburanga digirigairi bizonga vutu atiku Tonalite wakoze kuza Imana iguha umugisha umutazi umunyandirimbo avanga azamutazi ngo nihaza undi mukobwa nihaza nde undi mukobwa Tonalite dusobanura ibyo bintu nanjye twashojera oya turirimbe hariya hantu hehe nzamutazira akazina ibaze ziriye seriye ntimwana nkira uretse ko Imana ireba ibyaguruka ikabyima amababa long gari vi my life ni wishaka kuzabingagari Kigali naparikira hano nahayemeye nkiyita rigendari ibaze ko ibyo twakubajije tubibuzemo nande se wahehe iki kibi kuki akubaza de wowe cyewe ukamenye do mu mugabura kuruta jewe azi kitaro cya mbere kiri mu gusenyera kimeze nk'inyundo ibaze kuri ya mugore washatse mushaka kuntiza umuhoro ibaze kuri ya mugore washatse ugiye kumutazira akazina ukamwita Muheto mushaka kuntiza umuhoro ngo nsenye urwanya mushimire Tonalite murakoze cyane Big God Win na Good News yego mpuguke yaje kwa Barore turacyari kumwe na rya shuri Action Driving and Language School nabonye arahinduye izina ariko yitwa Action College Action College ukeneye kwiga indimi tayari kudusanga hano mu mujyi kuri headquarter yacu fresh cyane Tonalite mpereza chance yana ari ngukumbuye mwana barabakoko mukoresha muri mu bigo byanyu turaba downloading yabagari bo mujya mushyira ku munsi turana ba downloading ku bipankarite abajya ku bipankarite nibo barasinyweho na leta Bounce.